kuko musaza wanjye wari uri muri Kigali nabo ngo bavuye Remera aho yari acumbitse bakora urugendo rugera Kicukiro bahura n'abandi bavuye ruguru mu mujyi na za Sonatube barabyina nabo barabyina umuhango wo gushyingura barawukora barataha ariko ageze mu rugo mu ijoro we baramutera byitwaga ngo ni amabandi ariko byari interahamwe baramutema bamutema bamubwira ngo twakomaga amashyi ntuyakome twategaga amaboko ntuyatege bamukeba ahantu henshi baramubagagura cyo kwa gusa yari yivuje arakira ntabwo byatinze nubwo bari bamwibikiye muri icyo gihe rero naje kujya kumusura nka mushiki we njya kumusura i Kigali bariyeri zari zarabaye nyinshi murabizi icyo gihe zo nabonye umuhanda zari ebyiri nabonye yabaga hano kwa Karangarani yabaga ku Nyange ndagenda ndarara ndanasibira ku munsi wa gatatu ampa umushoferi Higiro w'Inyarusange ngo anzane turaza tugeze hano kwa Karangara hari bariyeri iriho abajandarume badukuramo kuko twagomba gutanga ibyangombwa nta nzirangamuntu yangeraho nk'abandi bose izina riba ikibazo umujandarume arambwira ngo witwa nde nitwa utagira ikibengero arongera ngo witwa nde nitwa utagira ikibengero inshuro ya gatatu ngo witwa nde nanjye ndamwihorera maze kumwihorera ibyo ngo bibyara agasuzuguro yohereza abandi bose ngo bagende mu modoka ngo ariko jye ninjye kwicara hariya ndagenda ndahicara ariko kubw'umushoferi wari uw'iwacu kandi tuziranye aravuga ati simusiga yaraje abwira umujandarume ati ese ko ntari busige mushiki wanjye biragenda bite umujandarume aravuga ati rero simuguha uyu mukobwa wanyu arasuzugura namubajije aranyihorera ndongera aranyihorera ntago ndi bumuguhe nibuka Higiro yakoze mu mufuka amafaranga yabahaye sinyazi ariko banamukubita ndembo mu bitugu baravuga ngo mushiki we ntazongere kugira agasuzuguro ako ni kabiri zageze rero 91 abasore b'intwari batangira kujya mu nkotanyi icyo gihe musaza wanjye dukurikirana Ruboneka aragenda ajyana no kwa data wacu Rumanzi bagenda bahagurutse kuri uwo mukuru wabo wari i Kigali inkuru imaze gutama hose bamaze kumenya uko bimeze baravuga ngo bari batangiye gufunga ibyitso hirya no hino mu gihugu ariko muri aka gace byari bicyoroshye cyane cyane nk'umuturage w'Inyarusange byari bitaratugeraho bamaze kumenya ko abahungu bacu bagiye mu nkotanyi baraje batwara papa batwara na data wacu umuntu wari maneko kuri superefecture hariya witwaga Dominico araza arabatwara aragera abafunga ababaza ngo abo bana bagiye mureba hehe ibisubizo ababyeyi bari bafite byo kubabwira ngo abo bana ni bakuru nubundi barishakashakiriza ntago tuzi uburyo bagiye babayemo guhera kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu nanjye banyohereza convocation ngo uko bumvaga mbasha kugira communication na musaza wanjye uri Kigali nkazamubagezaho nari kwa gatanu natinye kwitaba abantu barambwa ati ntiwitabe kwa gatanu iyo bagufunze uhuza na weekend rero kuzitabe kwa mbere rero naritabye ngeze ku biro bya maneko Dominico ninjira muri biro nyine bari bayinyeretse ndinjira mwereka ko mwitabye arambwira ati ni mwebwe mwohereza abana mu nkotanyi ndaceceka kuko icyo gihe papa na data wacu bari bafunze arambwira ngo rewe ngutumiriye kugira ngo umpe amakuru y'ukuri umbwire uburyo abo basaza bawe bagiye avuga ngo ntago mbizi bagiye bate ntago mbizi bagiye bate ntago mbizi niba wumva utari bubimbwire ndagufunga ndavuga nti rero ntago ndi buvuge ibyo ntazi uko byagenze yari afite nta mpongano y'umwanzi impiri bagiraga nini yari muri biro ye ahantu mu nguni nanayireba hari andi makuru yari yarahise nkavuga ntiriya nkona arayinkubita pe yari ifite imisumari ifite n'igihanga kinini gicometseho imisumari ubwo byamaze kumushobera abonye mbuze igisubizo kandi koko nta nicyo nari mfite arambwira ngo ngaho jya hanze ubyigeho uraza kunsobanurira neza
numara kubyiyemeza ntiyego. Ndasohoka arambwira ngo hagarara ku idarapo, izuba ryava imvura yagwa ntuhava keretse rijye mpakuvanye. Ndagiye mpagaze ku idarapo, ntiwanaryicaraho birazira. Arasohoka afunga biro aragenda, aza kongera aragaruka ntiyamvugisha, asubira muri biro. Bigeze nimugoroba saa 11 agiye gutaha arambwiye ngo taha, ngo kandi saa 12 we wageze hano. Niko nabigenje koko, narongeye ndamwitaba. Ubwo bwo nta nubwo yakeneye kumbaza ngo se bimeze biti. Niriwe ku idarapo uhereye mu gitondo ugeze nimugoroba, kuva ku uwo munsi kuwa mbere kugera ku wa gatanu ariko nitabira. Ariko ku wa kane haje kuza umujandarume muri biro ye, ubwo ibyo byose yaramumbwiye kuko nagiye kubona mbona barampamagaye. Umujandarume arambwira ngo n'uyu munsi uyu ntushobora kuvugisha ukuri. Ndavuga ngo kuri mfite gihe narakuvugishije, ngo ku bintu ariko nanavugaga batanandika, ku bintu wavuze nta kindi uri bwongereho. Ndavuga ntiketse habonetsemo ikindi kibazo gishyashya. Aravuga ngo kandi wa mukobwa ushobora kubona asuzugura, ngo jyewe uranzi ntabwo nkuzi kuko sinari muzi, ari isura ari izina ntabwo nari muzi. Arambwira ngo ubwo ntacyo, subira hariya. Subirayo. Hari ku wa kane, ku wa gatanu musaza wanjye i Kigali amakuru yose arimo arayamenya. Baramubwira uko papa afunze, uko se wafunze, uko nirwa ku idarapo. Aravuga ati niba ari jye nkenewe namanuka nkagenda nkabohora aba bantu bose batatu, wenda bakamfunga ndumwe. Yaramanutse koko, araza ageze kuri brigade bahise bamufunga. Papa na data wacu barabafungura. Nanjye kuva uwo munsi saa 11 nsezerewe sinongeye kwitaba. Nta wambwiye ngo ntuzagaruke, ariko nanjye naragiye nifatira umwanzuro ntago nasubiyeyo. Ubwo rero ibibazo biravutse ku cyaro, tubona ko tubaye abandi bantu, ndetse hakaba n'abadusura batubwira ngo ariko se ubundi ubwo mwebwe bagendaga mureba hehe, kuki se ubwo bagiye? Nyine ukumva twagize ikizinga ko hari abana bagiye mu Nkotanyi. Uwo musaza wanjye rero yafunzwe iminsi 3 kuko byageze ku wa mbere. Yari yarakoreye komine Rutonde, agira abantu baziranye, baragiye baracacura, bingiga abajandarume baramufungura, yisubira no mu kazi Kigali. Noneho wenda nkomeze ngere muri jenoside nyirizina 1994, kuva ku itariki 6 ijoro Habyarimana yapfuyemo. Mu rugo twari twese, usibye wenda papa wari muri Sake yaragiye agiye gushyinguranya nawe wari umaze iminsi ashaje, abandi twari duhari. Mu gitondo kare mu rukerera radio yafunguraga saa 11, dufunguye twumva Habyarimana yapfuye. Kandi twumva itangazo rikomeye ritanavagaho rivuga ngo buri wese ahamahari. Hatangira ikintu cy'ubwoba, ariko mu baturanyi dukomeza kugenderana no kubazanya ngo se biragenda bite, se bimeze bite. Ariko twe tukabona ko hari n'ibyo batubwira batubeshya ko ari amakuru baturushaga. Ku itariki 7, 8 birirwa mu rugo, ariko tukarara mu bihuru. 9, 10, 11 ibitero bituruka hakurya y'iwacu Gikaya bitangira gutera, ngo bishaka bari batangiye bo kwica muri Kayonza, bari baratangiye, ariko ngo bishaka no kuzanya rusange. Noneho hakorwa inama zivuga ngo mureke dukumire abantu bo hakurya bataza kutwicira abantu kuko twe ntabwo dushaka kwica. 12 baratubeshyaga kuko nibwo mwekoni Nyarusange bishe umuhungu Mutamba. Haje interahamwe ziturutse mu Kigabiro zihuza n'abasobanukiwe bakoze inama cyane bo muri Nyarusange, bamutsinda hariya mu Ikorosi. Mutamba amaze gupfa byari mu mugoroba nka saa 10, saa 11, bituma abantu bavuga ati ibi bintu birakomeye koko turapfa. Abari abasore bose bihinze bagaruka mu gace k'iwacu bitwaje ko ari hirya y'umuhanda. Abenshi baraje turararanye mu mahuru, ariko twararaga twese mu bihuru, nta wararaga mu rugo. Mu gitondo cya 13 tugaruka mu rugo,
ndetse rwose nka mushiki wabo mfata imigambi yo kuba